Shalom 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 bene data shama bakundwa muri mwese. Yesu Kristo ashimwe cyane, mwamaca amahoro ibihe byose ahabwa icyubahiro. Nongeye gushimana umunsi tariki ku cyumweru, tariki 27 ukwezi kwa kabiri umwaka 2022. Tongera dushimana ko turi amahoro kandi tuguwe neza, dushima Kristo umwami w'ibihe byose ko akomeje kutugira neza. Bero turatangira ikiganiro cyacu, tugiye komeza ikiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose. Nabwiye ko nyuma y'urugendo rw'ibimazemo igihe rwo kujya muri Afurika namaze amezi 2, ko nabwiye mu minsi ishize ku cyumweru ko n'umunsi turi bukomeze ikiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose, kandi dushima Imana ko ikomeje kutugira neza. Amen, haleluya. Reka tubanze twegereza Imana mbere yuko dufata akanya kugira ngo turebe ijambo ryayo, umurongo udufasha uno munsi muri kino cyumweru. Amina. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu waragitangaza, tugiye kuzimbera muri kano kanya dushima ubwa n'imbabazi, tugiye gushima ukuntu ukomeje kuturengera murengezi mwiza, kandi ukomeje kutwitaho tw'abanyabyaha duko bitagushimisha iteka. Mwami tugiye gushima ubwo wemeye ko tunga gusoza icyumweru duhumeye ko bazima. Mwami suko twakoze byiza kuruta abandi, suko twakoze byiza bikomeye, ahubwo Kristo ni ubuntu bwa n'imbabazi bikitubeshejeho. Reka rero muri kino timo dusoza kino cyumweru kuno munsi w'ijambo ryawe, reka Kristo komeza ubaye natwe twiteho uko bikwiriye. Mwami amahoro kandi komeza ubaye n'abari wese dusabiye abari hano muri Amerika, i Burayi, Asia, Australia. Mwami amahoro twekana bari muri Afurika kuri kino gicamunsi hariya, reka ukomeze ubane nabo mwami amahoro, komeza ubiteho. Kandi dusabiye Kristo abera bawe bashoje iby'ijambo ryawe muri kano kanya. Reka Kristo kandi abari muri kano kanya nabo komeza ubaho umugisha, abari buryo myanya imbere Kristo nabo ubagire neza. Twizeye kuri kumwe natwe kandi komeza kwa natwe, reka ubuntu bwawe nibazwira batwambaye ku musabe wa Yesu Kristo umwami wacu amahoro. Amen. Amina, haleluya. Nkuko nari mbabwiye mu kanya, no munsi tariki 27 ukwezi kwa kabiri turakomeza ikiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose, nkuko tugiye gukomeza kandi tugiye gukomeza nta kongera guhagarara. Buri gihe tuzaturi kumwe ku Imana izadushoboza. Amen. Reka tujye dushima Imana ibihe byose. Uno munsi rero nkuko tumaze iminsi twivuga, icyo dufite iteka mu buzima bwacu no kwiringira uhoraho Imana, no kwiringira uhoraho Imana, kuko ariyo Mana itugira neza ibihe byose kandi twitaho ijoro n'amanywa, itwitaho uko bukiye ko bwije, kuko ni dushoborera byose ibyo tutishoboreye. Impamvu tugomba kubaka icyizere mu Mana. Amen. Uno munsi dufite amagambo make tugiye gusoma mu gitabo cy'imigani. Tugiye gusoma imigani, imigani 3. Yosoma migani 3 n'umurongo waho migani 3 umurongo waho kuva ku migani 3 kuva ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 6. Amen. Yesu abaho umugisha kandi uwera amahanga akomeza abagire neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo uvuga ngo imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera. Amina. Imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiye kumera. Imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiye kumera. Nduva ko ikintu cyambere bene data, iyo dushaka imibanire n'Imana, reka tuko Imana igikora mu bantu, gatujye tugira imibanire myiza. Niyo mpamvu hano nkomeje no gushima bene data bavandimwe mu mpande zose, mwabanye nanjye mu bihe bitambutse, mwanyeretse urukundo rukomeye, mwabanye nanjye. Impamvu iteka mpora mbasabira umugisha kugira ngo Imana ikomeze ibagire neza. Amen. Mwanyeretse urukundo rukomeye kandi umugisha nabasaba Imana izabaha ibihe byose. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imbabazi n'umurava bye bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose
nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Amin, haleluya. Hano ijambo ry'Imana riratubwiye uko tugomba kugenda, uko tugomba kubaho, imibero yacu uko tugomba kuyigenderamo, twiringira Imana yacu. Amen. Nukuri ni Imana y'ubuntu n'imbabazi, niyo mibanire tujya tubwirwa tugomba kuba mu buzima bwacu. Amen. Hano murongo wa 3, imbabazi n'umurava bye kukuvaho ubyambare mu ijosi. Amen. Imbabazi n'umurava by'uhoraho Imana yacu, ngo tujye tubyambara iteka ntibikatuve ku ijosi, kuko tubayeho kubw'imbabazi ze, tubayeho kubw'imbabazi z'uhoraho Imana. Iyo ataba ku mbabazi ze, ubu twese tuba twarashize, nta mwana w'umuntu ubugihari. Amen, haleluya. Niyo mpamvu ngo tugomba kubyambara iteka mu ijosi, kubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Reka Kristo umwami w'amahoro yadufashe iteka, imbabazi ajya tugirira, ukajya abana natwe mu bintu byacu byose. Ni ukuri tujya duhura n'ibibazo, kandi akavuga ngo ijambo ryatubwira ngo uko tumwitakanye ngo niko agomba kubana natwe, akadufasha muri byose, tukamererwa amahoro, tukatwitaho uko bikwiriye. Imbabazi ze tuze tuzandika, tubyandike ngo ku nkingi z'imitima yacu, hariya mu ndibango y'ubugingo bwacu, ngo nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri. Iyo umaze kubika ibyo bintu, ngo gira umugisha n'ubwenge nyakuri. Iyo ubwenge nyakuri no kumenya ibihe turimo, ukamenya no kugomba kubaho bene data, ukugomba kwiba mu buzima, ubana n'abantu, ukabana abantu neza, uko ijambo ryatubwira ngo tujye tubana abantu bose mu mahoro. Amen, haleluya. Ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Amen. Uko ugomba kubana, wiringire Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose. Amen, haleluya. Ujye uyiringira mu byo uhura nabyo, mu byo duhura nabyo tujye twiringira Imana yacu, ko ni Imana y'ubuntu n'imbabazi, ni Imana igitubera hakomeye, ni Imana igitwitaho muri byose. Amen. Kandi Imana ntigirebera ku gihagararo, ntigireba aha cyangwa hariya. Imana igitabara umwana w'umuntu, igikorera umwana w'umuntu ibikwiranye n'ibyo arimo ayisaba. Amen. Tujye twirinda, tujye tubaho tumenya ko twiringira Imana. Imana yacu ari inyabuntu n'imbabazi, kandi ngomba wowe uyiringire n'umutima wawe wose. Amen. Umutima wawe wose wumve ko ari ishoboye, wumve ko ari igomba gukora ibintu byose, nta wundi uri hejuru yayo. Amen. Icyo gihe ngo Imana ni mpamvu yatanze isezerano ngo izahita izinagutabare, igukemurira ibibazo byawe mwene data, nuyiringira n'umutima wawe wose. Izahita igusanga, igutabare, igukize, igutabare nta wigishije inama, nta muntu izagisha inama. Amen, haleluya. Imana niza kugutabara, niza kubwira icyo ugukoreye, ntabwo izanyura ku babyeyi bawe, ntizanyura kuri mama wawe, ntizanyura kuri papa wawe, ntizanyura kuri ari we wese, umwana se umugore cyangwa umugabo wawe. Imana izaza nk'uko wayitakambiye, igutabare. Uzapfa kwaringiye n'umutima wawe wose. Ngo we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. None umaze kwiringira n'umutima wawe wose, ngo ntihagire ikintu na kimwe ugomba gukora ku buhanga bwawe. Ushaka kuba mu kibazo, ushaka kugira ibibazo bitandukanye, ko ushaba mu kintu, umwaka wa mbere ugashira, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, umwaka wa kane, umwaka wa gatanu, ariko warayiringiye n'umutima wawe wose, ngo ntiwishikirize ubwenge bwawe. Nubwo haba mu myaka 10, 15, upfa ko bifite isezerano ko Imana izagira ikigukoreye. Imana irabigufasha bikagenda neza, ukaba amahoro, byose bikarangira amahoro. Amen, haleluya. Hari abantu benshi bagomba guhamya ibyo bintu, hari abantu batanga ubwo buhamya bw'ibyo Imana yabakoreye mu myaka y'ababazo babazemo, Imana ikabikemura. Hashize imyaka 2, 3, 4, 5, 6, yewe n'10 kurenga, ariko no munsi bakavuga ati dushima Imana ko yadukoreye kino kintu. Amen. Nguhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira anyuramo. Nyuma y'ibyo, iyi Imana imaze gukora, hari umukozi w'Imana yageze kwigisha ngo iyo ubonye ibisubizo by'amasezerano, ngiye ubonye amasezerano Imana yagusezeraniye yasohoye, ngo ntakagusubiza inyuma. Ahubwo icyo gihe uwo mukozi w'Imana aranshimije, umupasiteri umwe nakunze kunkurikirana ku biganiro bye, aravuga ati bo, iyo umaze kubona ibisubizo by'amasezerano, warahawe isezerano, amasezerano agasohora, umva mwene data, ngo noneho hita ukomeza kwiringa Imana, ngo urusheho, ngo amasezerano, ngo ibisubizo by'amasezerano mwene data ntibikadusubiza inyuma. Ibisubizo by'amasezerano mwene data ntibikagusubiza inyuma, ntibikansubiza inyuma. Amen. Ahubwo iyo ubonye ibisubizo by'amasezerano wahawe, ngo uhite urishaho gushima Imana, unasenga Imana kurushaho, kugira Imana ikomeze ikugire neza. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Kuva icyo gihe amasezerano amaze gusohora, ukirya ko Imana ibigukoreye, kandi ko wahisabye mu myaka 2, mu myaka 5 ishize, mu myaka 10 ishize, imyaka 15 cyangwa inarenga, ariko Imana igeze gukorera ko Imana ikora ku isaha yayo. Isaha yayo itaragera,
nta gishobora gukora. Muri byino karimye ngo Imana ngo ntigikangwa n'ibibazo irimo, ntabwo igikangwa n'ibibazo urimo, ngo isaha yawe itaragera ngo ntabwo byatumiza. Ishobora kuza rero mu gihe cy'umwaka, mu myaka 2, imyaka 3, imyaka 5, ariko ikaza ikagukora ibikwiriye. Ipfa kubona ko wayiringiye ukuva ikibazo cyawe ari gifite, udategereza ku isaha nigera ibintu bigatungana. Amina, haleluya. Nguko ko tugomba kugira imibanire mu rukundo rukomeye, kandi twari mu mibanire no mu rukundo rw'Imana yacu ihora itugira neza ibihe byose, ikatwitaho uko bukiye uko bwije. Amen. Ese rero ijambo nari mfite no munsi mu kiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose, n'iryo jambo nange tuganiye kuno munsi, ruva ko tugeze mu bihe tugomba kwiga ijambo ry'Imana, tugamye ku ijambo ry'Imana, uva ibintu Imana ikagituba imbere ibihe byose, kandi izatugira neza, izatwitaho uko bukwiye uko bwije, ibintu byose tuzaba amahoro kandi tuzagirirwa ubuntu n'imbabazi zayo. Amen. Wowe nturebe ibyo urimo, uko bigutwaye, uko bikugenza, icyo ugomba kumenya cyose nuko uhoraho Imana ahari. Imana irahari kandi izatugira neza. Imana ibamugisha kandi ikomeze bagira neza. Muri ino minsi nuba ko tugiye kwiga ijambo cyane, ni nabyo nifuriza ko bene data abantu bose tugomba gufata aho tugiye dutonda tuvuga ngo tugomba kwiga noneho dusobanukirwa, kuko situ nk'abantu bamaze kugera mu bihe bikomeye kuva Imana icyo yabakoreye. Ugomba kumenya uko ijambo ry'Imana rivuga, kandi tugeza dusa ijambo ry'Imana kumenya ibisobanuro, tutagendeye ku migambi yacu. Niyo mpamvu tugezaho iminsi maze urugendo nagize amahirwe mbasha kubona na bene data cyo nabasaba, tugezeho umuntu yasobanuka ijambo kuruta ibindi byose. Amen. Hari iyo bita ibya y'ubusobanuro izajya inadufasha muri byose, kandi nawe nakwinginga nka gusaba ko wazayishaka ukayitunga mu gihugu cy'u Rwanda. Niho ibyo zikunda kuboneka bibazo ubusobanuro, ikagufasha ukazayishaka kwigura amafaranga make, kuko uko Imana idushoboza ntabwo twa amafaranga yo gura Bibiliya. Igura 30,000 by'amanyarwanda, ngo n'amadolari arenzeho 30 gato, nka 32. Urumva ntabwo amafaranga menshi rwose, ugashaka Bibiliya ikagigufasha ifite ubusobanuro. Iyi ngiyi ni Bibiliya rwose, urayireba uko imeze, no nini, no kwigana ushaka wayigendana, byaterwa n'ubushake bwawe. Rwose ntabwo iremereye, nubwo ari nini ntabwo iremereye. Iyagufasha kujya nawe ubwawe uri mu rugo ujye usoma ijambo ry'Imana, ikaguha n'ubusobanuro, igufasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana uko rimeze. Nanjye unaje nyizanye, kuko ijambo ry'Imana ngo tujye dusobanukirwa uko bukiye bwije, uko bukiye nuko bwije, nibura umurongo umwe wa Bibiliya, kugira ngo tujye tubasha kumenya Imana igomba kubana natwe mu bihe byose. Yesu Kristo abaho umugisha kandi akomeza abagire neza. Yabwo kuno munsi ijambo nafite no munsi naharigarukiye. Imana ibaho umugisha mwe abaryumvishe mwese, umwami w'amahoro akomeza abagire neza kandi abite mu byanyu no mu banyu ibihe byose. Amen. Ubwo tuzongera ku munsi wa gatandatu w'icyumweru gitaha, Imana nitugezayo kandi izatugezayo, kandi bikwiriye nibyo bizabishimishije mu butware bwayo. Reka dusenge Imana. Mwami w'amahoro wera gitangaza, twongeye kuzimbira muri kano kadushima ubuntu bwa n'imbabazi. Turigushima ukomeje kutugira neza Kristo wera mwiza amahanga. Turigushima ukuntu ukomeje kutwitaho n'uhabwa icyubahiro. Mwaya mwiza, reka kubw'ijambo ryawe twumvishe Kristo, uduhe imibanire, uduhe kumva Kristo uko turi, cyangwa se ibyo tunyuramo. Mwami, ibitubabariza imitima, ibyo byose bishaka kuduhungabanya, tukwiteho abari we mwami amahoro, tuguhe imitima yacu byose tubishize mu maboko yawe, abari ujye ubidukemera ko nibusheko. Ijambo yatubwiye ngo mwami, nituguha imitima yacu, tukakwizera, tukakwiringira n'imitima yacu yose, tukizera ko ari we ufite ubumana, ari we ufite imbaraga, ngo byose uzabigenza neza kandi ngo uzatuyobora mu nzira. Reka rero Kristo muri kano kanya ubane n'uwari wese, utwiteho uko bikwiriye, mwuka wakomeza tuyobore kandi ijambo ryawe rikomeze ritwigishe. Twizeye ko kumwe natwe kubana natwe. Dusabira afite ibibazo bitandukanye, uwera amahanga urahari kandi uracyakora, uracyakora ubwiza amagingo n'ubu n'ejo uzabugikora. Bakimura ibibazo bakomeze bashima izina ryawe. Kandi Kristo muri kano kanya ababajwe n'imibiri mu buryo bw'uburwayi, bari mu ngo mu bitaro, ubasange n'abagire neza, ubite bashima izina ryawe. Dusabe n'igihugu cya Israel Kristo wera mwiza amahanga, komeza ubahe n'abaho biteho muri byose. Twizeye kuri Imana ubuntu n'imbabazi,
kandi Imana igira neza, Imana yuzuye urukundo rurengeje kuvuga watwitangira ku musaraba igorogota. Twizeye kuri kumwe natwe kandi kuza kuba natwe mu izina rya Kristo wera watuhambiye ku musaraba igorogota. Amen. Amen.